wagisanga muri korali kandi kiririmba, sibyo se? Kikaririmba ari iki? Yaba ari umudiyakoni ariko ari iki? Yaba umwigisha ariko ari iki? Reka dusome mu gitabo cy'imigani, igitabo cy'imigani ibice byaho ni 6, umurongo waho wa 12. Mbere rero inzu y'uko Imana itangana, ariko somye iri jambo iby'Imana igize ite, sanga harimo n'abantu Imana yanga. Murabyumvise? Haravuga ngo iby'Imana yanga, ngo yanga umuntu iki? Yego, Imana ibaha umugisha. Imana yanga umuntu w'iki? Imana ibaha umugisha rwose. Imana yanga umuntu w'ikiburaburyo. Ese ikiburaburyo giteye gite? Ikiburaburyo kimeze gite? Ikiburaburyo, Imana yanga umuntu ikiburaburyo uko nabitekereje nta mwanya kibamo. Yego, haleluya. Ikiburaburyo wagisanga muri korali kandi kiririmba, sibyo se? Kikaririmba ari iki? Yaba ari umudiyakoni ariko ari iki? Yaba umwigisha ariko ari iki? Birashoboka. Haleluya, haleluya. Imana yanga umuntu w'iki? Wisuzuma. Ikiburaburyo nta mwanya kibamo. Nta urugero ku mabuye iyo abubatsi bubaka, hari ikibuye bazana ugasanga ni ikiburaburyo, ugashaka umwanya wagira ute, wagishyiramo bakagiconga kikanga, ikiburaburyo bagakora ikiburaburyo kikanga. Imana yanga umuntu w'ikiburaburyo. Ikiburaburyo cyaba no bapagani, yagera mu nzu y'Imana ugasanga no w'Imana, yagera mu bapagani ugasanga nawe umuntu ni iki? Wisuzume. Sinavuze ngo umwigisha ngabone no yigisha. Ese weho ho urebye uri ikiburaburyo? Twavuze ngo iby'Imana igize ite, yanga umuntu w'iki? Iryo jambo uri, ese isuzume wirebeho, vuga ese ngewe ndiki mu maso y'Imana? Muraho? Haleluya. Ngewe nakijijwe bingoye, nakijijwe mbere hari abakecuru b'Ibusasamana, twajyaga mu masengesho tukiga twicaye turi gusenga, Imana iduha amasezerano kugeza muri iki gihe turi mu masezerano y'iki? Y'Imana. Tugasenga pe ukabona ibintu tugize dute, turabyubashye, ariko ntabwo ibigusha byabuze kuza. Haleluya. Ntabwo isezerano n'umwana mutoya, umwana noneho nyuma nza gufatwa n'icyo bita ubukene, ndakena, njya gusaba akazi, ngasaba hejuru iriya kajugujugu, murahazi? Muraho? Bampa akazi ko gucuruza muri restaurant. Igihe bosi wanjye akazi karangiriye njya gushaka kandi bampa ko gucuruza mu kabari. Kandi byari bifite iki? Amafaranga. Nanjye njyamo, Imana irankubita, irakubita rwose, kuko Bibiliya iravuga ngo ab'Imana ikunigira ite kandi ikabahana n'iki? Kandi iyo wihanganiye burya ibihano muba mugaragaje yuko muri abana b'Imana by'ukuri. Nagize akabari k'Ubujugu, akabari kacuruzaga amafaranga ari hejuru y'200, ariko Imana inumaho yuko icyaka mu murimo, ninze kubyumva bingurira mu buroga. Narafunzwe, nafungiwe Gisenyi, nyuma y'ibitaro bya Gisenyi burya harimo gereza twayibayemo, nabwo mvuyeyo sinava muri za nzira mbi, ndongera ndafungwa ndakatirwa Gitarama i Muhanga aho navuye rwose
twaburaniye hano ku murenge wa Ruhango ndavuga ati Mana numfasha kuko ibyaha nakoze ntabwo mvuza ngo mbabarirwe wenda numfasha bakankatira umwaka gumwe nzagushima kandi nzagukorera si yari imihigo se kandi Imana yarabikoze icyo nasabye Imana yarakimaye noneho mfunguwe ngira icyo bita ubwaka nkorera Imana iyo Mana nayikorera mu rugendo hazamo ibirushya mu rugendo hazamo ibigoye birananiza ariko icyo bita ubwaka narasenze Mana numva ngize ibihe byo gusenga kandi numva Imana iri hagati hehe muri njye ariko Pawulo yandikira Abakorinto ba mbere 11:3 yaravuze ngo ngatinya kandi mfite ubwoba nk'uko yanzoka yoheje Eva ariko ishobora ko imitima yanyu none turasoma ijambo ngo iby'Imana igize ite yanga umuntu w'ikiburaburyo ese weho ntabwo wabura ikiburaburyo twakureba ku ishusho umukristo muzima agira uko arya agira uko agenda agira uko aryama yego indangagaciro za gikristo sizihari ariko hari umuntu ufite kureba ukamwitegereza ukavuga ati uyu muntu mu nzira muki ukavuga ati uyu muntu ntabwo Kristo agize ate nibuka yuko tukiri abana Peter urabyibuka basangaga muri ibyo baririye mu nzira bakamuhagarika yego ariko mbona iri iwacu ubivuze ahubwo weho bagugira umusazi muraho reka turebe kino kiburaburyo ikiburaburyo dusaba umuntu adusomere muri Zaburi ya 5 umurongo wa 5 kuko Imana atari Imana y'intambira kibi Zaburi ya 5 umurongo wa 5 Zaburi ya 5 umurongo wa 5 bigaragara ngo kuwa kane muri ibya mfite muri cyo kwavuze kuko utari Imana y'intambira kibi munyangeso mbi ntazabi wawe amen kuko utari Imana y'intambira umunyangeso mbi ngewe nkunda gutanga urugero mw'abantu murebe bekorari bitsemba muraho imyitango mukora mwabaririmbire murakomeye mujya mureba imbaraga mushyiramo ibi byuma byaguzwe amafaranga iyi forome n'amafaranga twamwice hano ni igihe mwatakaje ariko ibaze nutajya mu ijuru ngaho aho iri ryajambo rizaza ngo nawe uraje uje kwisasira inyuma muraho n'indirimbo zawe n'inanga zawe nawe uraje Amose 5 haravuga ngo mvana urusaku w'indirimbo zawe z'urudaca aho ufite kuririmba aho Imana avuga ngo yumve ijwi ryawe ikumva uri kwisakuriza haleluya iyo usomye Zaburi y'137 haravuga ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukari ni bande n'Abisiraheli bibutse iwabo Siyoni inanga zabo bari barazimanitse ese twaririmbira gute indirimbo zacu mu banyamahanga bari mu gahinda kuko Imana atari Imana y'intambira mwabantu niba mwemeye yuko tugiye gukorera Imana mureke tumara amazi yego haleluya tugira dute umuntu w'ikiburaburyo dusoza kugira ngo n'abandi bagambe kuko nkuko icyuma gicaza ikindi dukwiriye kucyazana ndeka turabira ijambo ryo mu byahishuwe uyu muntu w'ikiburaburyo asorerwa n'ijambo ryo mu byahishuwe 3:15 mubyeyi wacu turamusaba igira dusomere ahagira ngo nzi imirimo yawe Abakibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 15
handitse ijambo ngo nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire, yaba ari ukonje cyangwa wari ubizi. Nuko rero kuko uri akazuyazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Imana igufashe. Amen. Nzi imirimo yawe, Imana irakuzi. Yego, Imana igize ite? Imana iratuzi, ndetse iravuga nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubirute. Icyo ni cya kimuraburyo. Asohora n'iro jambo rivuga ngo ubwo udakonje kandi ntubire, ngiye kukuruka. Uteye iki? Iseseme. Uteye iseseme. Imyaka ubaye mu itorero, hari ibyo batakagombye kuba bakwigisha, weho bakagombye kubuza. None Pawulo we aravuga uti mwahindutse abana bakora bifiki, aho kugabura ibyo kurya bigize bite bikomeye. Imirimo yawe Imana irayizi. Jewe nazi imbere yawe akwishushanya. Yego, hakoreka yuko n'umukirisitu, kuko Yuda yandika mu Rwanda rwayo mu gitabo cya mbere muri Yuda igice cya mbere haravuga ngo hari bamwe binjiye muri twe, abo basa nk'intama ariko n'amasiga. Uri mu ruhe ruhande dusoza kugira ngo dufate umwanya n'umwanzuro dusenge? Ese unifuza kuva muri uwo mwanya wo kuba ikiburaburyo? Ese urashaka kugira ngo wubahe Imana, ubwire Imana ngo sishaka kuba ikiburaburyo? Muri aho, kuko Imana twumvise yuko izi mirimo yacu yose kandi natwe ubwacu igize ite iratuzi. Ni ukuvuga ngo hari umuhanzi bita Manowa, nta maso agira, yararirimbye aravuga ngo gukizwa nabi bitera umwaka. Bitera? Reka abumva yuko twafatanya gusenga bahaguruke dusenge, twinginge Imana. Yashoboka yuko waba ufite ibyaha weho byakunaniye kubinesha, bikaba urabizi yuko ibyo byaha weho ubigira. Njyewe simbizi, twareba ku maso y'umubiri tukavuga ati dushingiye ku nura runaka ameze arakiranutse n'uw'Imana, ariko weho n'umutima wawe weho wizi, kuko umutima utajya ruswa. Kandi icy'umutima muri Yohana wa mbere 3 turavuga ngo bakundwa, imitima yacu itaducira urubanza turatunyika imbere y'iki? Niba umutima wawe uhamiriza yuko nawe uri ikiburaburyo, ukaba ufite iby'Imana ukagira n'ibizira bya Satani, tugiye gufatanya gusenga Imana. Ariko usenge ufata umwanzuro uvuga ati Imana, ubu ngubu turiho ariko ntabwo tuzi ko ejo tuzaba turiho. Yego, Zaburi ya 89, Zaburi ya 89 haravuga ngo ntibuzarama natwe. Ninde? Harahari? Hari uzabaho nk'umusozi? Igihe cyane se ndakizi cyangwa se cyangwa urakizi? Hari igihe navanga ngo kumva ngo napfuye nje gusezera icyo ryagasohoka. Birashoboka. Kandi wowe upfuye nta gitangaza kirimo. Abapfuye iki gitaka cyamize abantu benshi, weho gupfa rero ahubwo ijambo riravuga ngo ahego bapfa bapfiriye mu ki? Imana bamugisha abushira mu Imana. Reka twakire pastor wacu aze adusengere ikaze bikari. Mana data twese oraho, Yesu Kristo, izina rya Yesu. Tumenye ko hari ibyo wanga kuri Imana ikiranuka, ariko umuntu wanga wa mbere akaba ari umuntu w'ikiburaburyo. Mana Kristo, kandi tusanze ikiburaburyo ari umuntu utagira ishingiro. Ntabwo yahisemo kuba umukristo ngo bigaragare, ntabwo yahisemo kuba umupagani ngo yerure. Uyu niwe ubona nk'ikiburaburyo. Turasenze rero ngo kuturanga dushoboze guhitamo kuba abakristo bigaragare n'abatureba mu izina rya Yesu. Indi shusho ishobora gutuma abantu baba bitwa iburaburyo, turasenze ngo ibashe gukurwaho mu izina rya Yesu. Tanga imbabazi ku muntu wese uyumvisa cyakabona ko nta shingiro afite mu gakiza, ubwo ahora jara
hari impamvu agaragara mu maso yawe nk'ikiburaburi. Yesu Kristo Mbaza zitwurukire zurukire buri mukobwa, buri musore, buri mugabo, buri mubyeyi wibonye muri abo ngabo. Agushimiye ko ubikore bya muzere na gucyuhira. Usere kwizera Yesu. Amen. Amen.